Ane yaraye menya bamwigishije igiswahili kabisa. Nepo mwamwe mugani wa Samiri tubwire muri rusange umwuka uramutse Dar es Salaam meze gute wa match ni match day gahunda zimeze gute warebye imyitozo tunaganire no kubo wabonye bashobora kubanzamo 11 probable lineup imutoza Fami yashokoza kutereka mu kibuga hangana n'ikipe ya Singida tuzo kuganira ndetse no kuri Singida muri rusange nayo nitwikerense kuko yatsinze igitego kimwe ku busa ifite impamba yo hanze irasabwa kunganya kugira ngo ikomeze. Urakoze cyane Ruvuyanga Samiri ndetse n'abandi icyo navuga gikomeye cyane ejo hari imyitozo ku isaha y'isa 12 za onga i Kigali twe turi saa moya rero twahagurutse ku isa 11:45 kuko ngira ngo urabizi ni isaha yose yuzuye kugira ngo ugere Chamazi uvuye kuri Onomo Hotel aho bacumbitse hano mu mujyi Dar es Salaam. Ikipe ya Rayon Sport baba bakoreye cortege imeze neza cyane kugira ngo batahura na jam kuko abari nyinshi cyane biramutse bitasabye ko babakorera cortege cyangwa se babagenda impande bavuye nko ku myitozo Chamazi bashobora kugera aho barara cyangwa se aho bacumbitse kuri Onomo mu masaha 5 yose afunze. Rero ya ngombwa ko baza kubakorera protocol bakabayobora bakabagenda imbere ku buryo bitarenga iyo saha y'urugendo isanzwe baza kwerekezayo. Aho ngaho sinzi niba waje kuba warabyitegereje bagira umuhanda uburi hagati uwo muhanda ucamo abayobozi ugacamo ndetse na bisi rusange ndetse na bisi z'abanyeshuri. Aho ngaho rero niho polisi ibanyura kuko nta modoka ibanyuza kuko nta modoka ziba zirimo. Izo bisi bazita mwendo kazi nahoze nkurikirana utuntu tumwe na tumwe nagiye nkurikirana rwose uwo muhanda kabisa uko bivuga niko kuri uko ubu nabibona yuko wo uri nyabagendwa nyine bitewe nuko unyurwamo n'izo nzego nkuko bivuze mu gihe runaka. Rero ikipe ya Rayon Sport byaroroshye igerera ku gihe Chamazi aho baza kuba bakinira. Ekipe yari yambaye rwose imyenda y'urwererane y'umweru bakoranye imyitozo imyambaro mubona ko iryoshye ikeye. Mwambari Serije niwe wafashe igice kinini cyane mu myitozo n'undi ya nyuma ntabwo bakora ku mupira cyane. Mwambari Serije yabashije nabonye bavuga bati uyu mwitozo wa Mwambari Serije ni hatari. Mwambari Serije ameze neza ngira ngo n'abantu bagiye babibona abakinnyi arimo arabataza kandi nahoze mbigaruka ko no ku munsi w'ejo mu byagiye biganirwa banavuze ati uyu mutoza Mwambari Serije ikipe ya Rayon Sport ibonye nibyo ishobora no kudakomeza ariko yanakomeza byose biracyashoboka atari ki ikipe ya Rayon Sport yitezo kuzitwaza ko condition physique ari ikibazo. Ibyo byo rwose byaba ari ugushakira ikibazo aho kitari. Baravuga bati ikibazo kizaba kiri ahandi ariko kuri condition physique byo byazagorana. Ikipe ya Rayon Sport yakemuriye ikibazo rimwe baravuga ngo yarakerewe ariko noneho niyo n'ingwe Imana iragukereza ariko izagutegera sinzi uko nabyita ariko babonye umutoza wa physique mwiza fitness coach Mwambari Serije urabona ko akazi ke akarimo neza cyane. Rero yarabatsindanye akajya n'abashingisha amakona ariko mu buryo bazajya bakora no ku mupira ni konsinye z'umutoza Fahamia na bagenzi be bamwungirije mu bigendanye no gukoresha abakinnyi ku mupira ariko hari ukuntu ashushanya ntabwo bakina deka bya nyabyo bakina gice cya kabiri cy'ikibuga ariko byibuze bitsa amarenga ngo ikipe uko tubibona ibanzamo iraza kuba ari iyi ngiyi. Iyo rero niyo twabonye sinzi wenda niba twese tuyikomozaho nibyo twayikomozaho kugira ngo abantu bamenye nyine abashaka kuza kubanzamo nabahe nabonye yuko n'umutoza yatangaje yuko Abedi yari tayari. Hari abavuga Yusu Dianye na Emery Bayisenge. Muri rusange nyine ubundi araza gukina gute none adafite Rutahizamu Asmani ninda aza gushora imbere muri makeya nk'umuntu ruhari wabonye 11 ashobora gukoresha abahe Nepo. Ntabwo duca ku ruhande mwizamu yaba ari Pavere Nzira mu gihe iburyo yaba ari Kabange. Yego Nshimiyimana Emmanuel Kabange. Ibumoso Musole Prince. Ubwo arakina ya systeme ya batatu cyangwa arahindura cyane y'abadefanseri bane
iracyari mu badefenseri bane iyo mpereye ku fullback direct ubwo bivuga ngo tugiye gupanga abadefenseri bane Simimana Emmanuel alias Kabange kuri kabiri Musole Prince kuri gatatu mu mutima wa defense Youssou Diagne ndetse na Rushema Chris iyo yaba ari defense n'umuzamu ko babaye babiri kandi bagomye kuba batatu n'undi niba akina atrua oya nta gakina atrua aje kuri system isanzwe ni yakiniye Kigali yayigaruye nabibonye nashaka kwiteranya waravuga ati system reka nyine ibintu babareye bifuza cyangwa babona ko ari byo bishoboka ariko si nuko ari abareye babyifuza nawe kuri effective ye n'icyamufasha kubakinnyi bamwe na bamwe abura abo bandi kumana Tsumani n'abandi bakinnyi byagaragaye ku systeme batayumva bagora nawe yamaze kwemera ko azajya kina bane rero baba arabo Simimana Emmanuel Kabange kuri kabiri Musore Prince gatatu akaza ya Rushema Chris ndetse na Youssou Diagne iyi defense ari cyo gihe nayivugaho iyi defense murabyumva ko n'aba fullback ntabwo ari abakinnyi bazamuka cyane muri Musore Prince ni umukinnyi kenshi ntakunda kurenga umurongo ugabanya ikibuga mo kabiri Kabange nawe turabizi n'uburyo ajya akina kuri kabiri ntabwo ari wa mukinnyi uvuga ngo arageraho nk'ibi byabasera umugo ariko ukaba wizeye ko defense centrale hari abakinnyi bayegereye babafasha muri couverture ntibiri bunagorane kuvuga ngo wenda gufunga impande za Singida byagorana kuko uravuga ngo nabakinnyi ushaka no gukora konsinye ko bakina zone bikaba ibintu byabo bakina kandi bumva ubwo niyo defense yabanye tujye imbere rero mu hagati mu kibuga imbere rero mu hagati Niyonzima Olivier Seck Kamba na roho aragarutse agarukanye na Ndayishimiye Richard wabonye ko rafu ya kabiri mu ikipe y'igihugu y'u Burundi ntamba ku rugamba we na Bedi barabahamagaye we na Bedi baraza no kuba baringaniye urakoze cyane Niyonzima Olivier Seck Ndayishimiye Richard ndetse na mwenyewe ya Bedi Bigirimana Rokando ubwo kugira ngo abantu babyumve neza se Richard niwe wakasa sefa agakina 8 cyangwa 8 urakinwa na sefa arakasa 8 ikine Richard imbere hakine ku 10 hajya Abedi Bigirimana Rokando impande noneho n'umwata impande Tony Kitoga aracaye iburyo Tony Kitoga araza guca ibumoso uwitwa mwenyewe uyu Murundi Tambwe Gloire araza kumucisha ku ruhande urana byenda ukinisha umukinnyi ahengetse ku ruhande nubwo ari umumediatere reka agakina uruhande rupfuye bivuga ngo ufite byibuze abakinnyi benshi muri mediane baba batatu bakeneye support yundi yaba ari Tambwe ushobora kuza kunganira iyo mediane ariko araza kuba hengamiye ku ruhande amakuru namenye burango Tony Kitoga hanabera hatari yakina 11 yanakina karindwi ubwo ngo nacyaje umutoza ashaka kuba perimeter birashoboka cyane ko icyo kintu kitagorana hata kuwitwa Habimana Yves umukinnyi wanjye se witwa Azizi Basane Kuranya ko numva atajya tekerezwaho kandi mbona ashobora guhindura ibintu ayo makuru nari kwitanya ajyaho urabona uyu mukinnyi yazanye na ekipe n'imyitozo ejo yarakoze ariko ku makuru ahari muri match ibanza yagiriyemo akanoke cyagiye yinjira asimbuye gakomeza urumva ko kundi bavugaga ngo Abedi ntabwo ameze neza ati match ayikina ntayikine nibyo Basane arakora imyitozo ni nka bya bindi wenda we no kuri touchline yazaho ariko ku makuru hari impamvu atabanje mo Tony Kitoga uvuga ngo Kitoga atwaye umwanya wande wa Azizi Basane utameze neza niyo byaba kwaje kandi uvuga ngo wenda ntabwo yumva nabi cyane wamutera urushinge akaba yaza ariko amakuru ahari nizeye mpagazeho rwose nuko Azizi Basane ntabwo ari tayari neza 100% akaba nayo mpamvu umutoza adashaka gukora riske yo kuzana umukinnyi utameze neza yamubanza hanze ahubwo akagira iminota aza kumuha ariko kugira ngo amuzane atamwizeye 100% icyo nicyo mbona umutoza wa Rayon Sport ejo twabonaga yirinda kandi amakuru yo twarayakurikiranye rwose tuyafite neza ko muri match ibanza yagiriyemo akanoke katuma atameze neza magingaye
iyo ni Rayon Sport rero Singida wageze aho ngo Dar es Salaam ngira ngo nagiye mbigaruka nanjye ubona rindi yo wasanze ari ikipe ifatwa gute muri rusange hari amakuru ya Zandani ufite y'ukuntu irimo kwitegura hari abakinnyi bayo bafite ibibazo bimeze bite urakoze cyane Ruvuyanga nta byinshi wenda na mugenzi wanjye Zidane na mwitabaje kugira ngo tuze kuba turi kumwe Zidane araho ngaho nk'umuntu arahari ngira ngo ntabwo nge ndi bufate igihe kinini muduhe Zidane ibyagaruka reka mugwe ngo arakumva neza cyane Zidane ngo ikaze muri studio za Radio Rwanda hano Dar es Salaam muri match za ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Singida Black Stars ni ikipe ya Singida ukurikirana umupira warawukinnye urwego wavuga ko rutari ruto urakurikirana ubwo abari ijisho ry'umunyamupira wakinnye ushobora kumenya uko usobanura ibintu uranatubwira ku mugano ubundi Singida irafatwa ite hano nyuma yaho batsinze umukino w'i Kigali ese abaturage none icyizere barakifitiye ubwo byinshi uragenda bidusangiza umwanya no wawe urakoze cyane Nepo ngo wayikaze tera nanjye muri Tanzania asante sana kandi n'ukuri mwadufashe neza urakoze cyane ku bijyanye n'ikipe ya Singida ikipe ya Singida hano uburyo ifashwe ni ekipe ifatwa nka ekipe iri kwiyubaka kubera ko Singida ukubizi ni ekipe bitewe n'izi Yanga na Simba zamaze gufata izina cyane ni ekipe izana abakinnyi beza ariko abakinnyi beza bayo ntabwo bajya bamaramo igihe ni sezimwe batabagura nk'uyu mwataka wa Simba Sowa warabonye ko bamujyanye aba ba Aziz Jandabwire bari muri Yanga bahita babajyana ariko buri season ekipe bifite abakinnyi 3-4 beza bakora itandukanyirizo hano mu gihugu kubijyanye rero ni match ya Confederations ni match bafite icyizere kinini cyane akenshi ubona ko bo bari kureba match zakurikira cyane nyine bize intsinzi nyine ko ikipe ya Rayon Sport bazayikuramo na mbere bari bizeye ko bazayikuramo ariko ugasanga barasigamo kakantu ko kuvuga ati nta wamenya ariko bitewe n'amace bakinye i Kigali intsinzi wenda sinagize amahirwe yo kureba cyane narebye igice cya kabiri ariko bafite icyizere cyane ko bo bari bukomeze bafite icyizere ko nyine bazategura match ikurikira hari akantu wenda mbona bagenzi banjye bumvireho ejo twahoze tubona kuri social media zabo ndetse na hano Dar es Salaam kugira ngo bajye bigaruka ku mugoroba tugenda tubaza abaturage ugenda ubanyumvira untera icyotezo uko bimeze match bayigize ubuntu kwigira ubuntu bisobanuye iki kuri Singida n'umupira wa Tanzania ko tubizi ko uwanje wa Benjamin Mkapa Simba na Yanga y'umufano babwiye ngo nibaza bwa ari byo bibazo kandi kwishira bidashobora kuba ikintu baganiraho abantu ari ikintu kizwi cyafashe umuco uyu muco w'ubuntu kuri Singida subwoba bwo gutinya ko yabura abantu bayishyigikira ntikeneye umurindi bimeze bite kuri Singida of course iyo ni icyo gisubizo kuko uyu munsi bibuke ko saa 11 ari match ya Yanga abantu benshi rero bari buze ko bari mu Kapa rero urebye kuva mu Kapa ujya Chamanzi harimo hasa nkaho ari mu rugendo nubwo atari runini cyane ariko bitewe na butiage nurabizi na match irangiye mu Kapa ku mihanda bayuzuye abantu bari gusohoka harimo urugendo no kuvuga umuntu ashobora kugerayo hashize nk'iminota nka 30 cyangwa 45 rero Singida ifite ubwoba kiri buze kuba Singida nayo ni nkaho iri hanze kuko naga ari Singida muri Dar es Salaam rero Singida iri Dar es Salaam nayo imeze nk'iri gukinira hanze ntago ibikinira imbere y'umufana wayo nyine nkuko yabiri Singida nyine wayo rero niyo mpamvu abagize match ubuntu kugira ngo abantu baze kwinjira abatanzania babizi n'abantu bakurikirana bakunda umupira cyane match z'ubuntu rwose stade baraza kuba barimo ariko ikindi kintu nabonye ku batanzania bo ntago barya imboga nuko nibaza kuko abenshi bari buze ko barimo n'abafana ba Yanga n'aba Simba ariko Rayon Sport ikubise umupira hariya rwose igakina neza abafana bahita bahindukira bagafana Rayon Sport batitaye ngo wenda iri guhura n'ikipe ya Tanzania hoya bo bareba ikipe ikina umukino mwiza kandi ikindi nabonye Rayon Sport ejo hari abafana benshi baje amabisi menshi y'abafana ba Rayon ikijyanye n'abafana rero Rayon Sport mu gihe rwose iri buze kugaragaza umukino mwiza ndakeka ko ari iza kwifite abafana benshi cyane kurusha Singida na match bayigize ubuntu kugira ngo abantu baza ari benshi bashyigikire Singida ubwo rero ku bijyanye n'ubuntu nuko Singida nyine nta bafana ifite hano i Dar es Salaam niyo mpamvu yabigize match ubuntu